tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye nk'ibisanzwe nyita nyawe Lambert turakaza neza kuri KC Kigali Connect nkubwira ngo uringenzi cyane kuba warasema kugikurikira amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero ushobora kugira uruhare mu nkuru tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu@kigali-connect.com undi ukabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye ubona n'amakuru menshi kandi meza agiye atandukanye. Hanyuma rero inkuru idasanzwe tugiye kuba twabagezaho ni inkuru ivuga ko uwise Pastor Julienne Kabanda intumwa ya Satani ndetse akamwita n'umutubuzi kuri ubu ngubu ari gukorwaho iperereza na RIB. Hanyuma rero nyuma yo kwifashisha imbuga nkoranyambaga akita Pastor Julienne Kabanda wa Grace Room intumwa ya Satani, RIB yatangiye kumukoraho iperereza n'ubutumwa bwakwiye cyangwa se bwakwirakwiye ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, aho uwiyita Bakame yabushyizeho ku cyumweru saa 6:18 avuga ko umushumba wa Grace Room Pastor Julienne Kabanda ari intumwa ya shitani. Yanditse ati reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana agatuburira abanyarwanda. Wamuza nawe isi yose tureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. Hanyuma rero nyuma yo gukeburwa na benshi mu basomye ubwo butumwa bamubwira ko budakwiye ndetse ko bigize icyaha ntacyo yigeze abikoraho, bigera naho benshi babimenyesha RIB mu buryo bwa tag bagaragaza ko uwo muntu Bakame yakoze icyaha. Umuvugizi wa RIB ari we Dr Murangira Bikiri yabwiye Igihe dukesha inkuru ko batangiye kugenzura no gusesengura ibyo Bakame yanditse kugira ngo barebe neza ibyaha yaba yakoze. Yagize ati twakomeje kubona abatumenyesha ibyuriya wiyita Bakame yavuze kuri X biracyasuzumwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko agize icyaha byakorewe ku mbuga nkoranyambaga, rireba icyo itegeko riteganya niba ibyo yatangaje bigize icyaha gikurikiranwa muri RIB. Ati harasuzumwa nanone niba ibyo bikorwa yakoze biri mu byaha bikurikiranwa nyir'ubwite ari we yatanze ikirego cyangwa niba byakurikiranwa n'urwego rwibwirije. Ikizavamo nicyo kizashingirwaho hafatwa umwanzuro. Hanyuma rero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere umuramenyi Fabrice Nzeyimana nibwo yari yanditse ku rubuga rwa X akebura bamwe mu bantu batukana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko abari gutuka Pastor Julienne Kabanda, abibutsa ko ari ibyaha bari gukora bidahanwa n'Imana gusa ahubwo n'amategeko y'u Rwanda abihana. Ibibaye nyuma y'uko Pastor Julienne Kabanda ndetse na Grace Room bateguye igitaramo cyo gushima Imana cyamaze iminsi 3 kibera muri BK Arena mu mpera z'iki cyumweru gishize. Iki giterane kije gisanga ikindi cyabanje mu ntangiriro za Mata nabwo cyabereye muri BK Arena. Muri uku kwezi kwa Mata Grace Room iteraniye muri BK Arena iminsi 3 yose, kandi icyo gihe abantu barakubitaga bakuzura ndetse abandi bagasubira inyuma kubwo kuburaho bicara. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo uyu Pastor Julienne ni muntu ki, uyu ngurimo aravugwa ni muntu ki, ese akomoka hehe, ni biki akora, ese ni umukongomani, akomoka mu Bubiligi, akomoka mu France, akomoka ese inkomoko ye ni iyihe? Uyu Pastor Julienne Kabanda n'umwe mu bavuga butumwa bakunzwe cyane muri iki gihe bitewe n'inyigisho ze ahuza n'ubuzima bwa buri munsi abantu banyuramo, bahagera noneho kubijyanye no kubwiriza abantu b'urubyiruko bikaba akarusho cyane kurushaho. Hanyuma rero nubwo amaze imyaka isaga 20 muri uyu murimo, atangiye kumenyekana mu gihugu hose mu myaka mike, ariko inyigisho ze zimaze gucengera benshi ndetse zanatumye agwiza igikundiro mu buryo bukomeye cyane. Uyu mubyeyi w'abana 4 afite imyaka 41 y'amavuko, yatangiye ivuga butumwa akiri muto cyane ko yari afite imyaka 18 gusa y'amavuko.
Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko gukizwa ari cyo kintu cya mbere cyamuhaye umunezero mu buzima bwe ndetse agakuramo kunyurwa gukomeye. Yagize ati natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 18, uyu munsi byamaye kunyurwa mu buryo ntashobora gusobanura. Umuntu ahorana inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane kurusha ibindi. Navukiye mu muryango wa Gikristo ariko utari mu ivugabutumwa nk'iry'uyu munsi. Ubuzima bwanjye mbere yo kwakira Kristo Yesu niyo myaka mike ugereranyije niyo maze ku isi. Muri iyo myaka nakoreye imbere nari maze guca mu bintu byinshi cyane. Avuga ko akiri muto yakundaga umuziki mu buryo bukomeye, akaririmba ari nako ajya kubyina mu tubyiniro dutandukanye two mu mujyi wa Kigali. Abari muri ibyo bihe ndetse n'abantu bamuzi cyane baraza kumwibuka. Yemeza kandi ko iyi Imana itaza kumufata akiri muri iyo myaka byari kumukomerera cyane. Avuga ko kubera uburyo yaririmbaga indirimbo za Brenda Fassie bagezaho bamumwitirira. Naciye mu muziki, nakundaga ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, ariko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka mu buryo budasanzwe. Iyo biza kurenga imyaka sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki ni impano Imana yari yarampaye, narabikundaga cyane. Muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga nkarihisha umuryango kubera ko nari nkiri n'umwana kandi ari iry'abakobwa bashabutse. Yakomeje ati twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu tubyiniro tubyina kandi tubona amafaranga. Umuziki wari kimwe mu bintu byantwaraga cyane. Nakundaga kuririmba cyane, nsubiramo indirimbo z'abahanzi nka Brenda Fassie, nasubiyemo indirimbo ze nyinshi cyane n'abandi bahanzi. Hari igihe Brenda Fassie yaje mu Rwanda atarapfa, twagize amahirwe yo gukorana nawe ari kumwe n'iryo tsinda. Twese turakorana dufatanya kuririmba. Hanyuma rero avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi iwabo bari bafite wari ukijijwe, waterwaga intimba n'imyitwarire yari afite, akiyemeza kumusengera ngo akizwe. Ati ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro, hari igitaramo twari kujyamo bukeye bwaho, rero ntashye nibwo nahuye n'Imana. Hari nka 9:00 z'igicuku tuvuye mu kabyiniro, natashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye, ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru namenye nyuma rero, uwo mukozi iyo yabonaga uko nsohotse nambaye byaramubabazaga, afata amasengesho aransengera. Urumva n'uwo munaniro mvuye kubyina numvaga ndahita nsinzira kuko sinajyaga mbura ibitotsi, ariko icyo gihe nabuze ibitotsi cyane. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga nti reka nisomere. Hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Aburahamu, ntabwo nasomye Bibiliya nshaka ngo nunguke ugereranyije n'ibyo narindi. Yavuze ko yayifunguye akabura inkuru yashakaga, ahubwo agahita agwa ku ijambo riri mu Byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Hanyuma rero yabumbuye ahandi asoma ijambo rivuga ngo ku uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo yombi amukora ku mutima. Muri iryo joro aririra Imana atakamba asaba imbabazi. Bukeye ahita ajya gusenga, atangira urugendo rwe gutyo. Ati uhereye ubwo nahise njya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, niho namenye byinshi ku rugendo rwanjye mu nzira y'agakiza. Ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nahise mbo mushumba w'ikigo cyangwa se ku kigo twigagaho i Nyanza muri Espanya. Nza kuvayo ngaruka mu rusengero rwanjye, abashumba bakamfasha. Nyuma y'igihe gito mvuye mu ishuri nibwo naje gushaka umutware wanjye. Imana iza kumuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly. Avuga ko kimwe mu bintu yakundiye umugabo we Pastor Kabanda Stanley uyobora Jubilee Revival Assembly Church, itorero rifite icyicaro i Remera, ari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye cyane.
hanyuma rero yagize ati kugira ngo tubane twamenyanye dusengana n'umwe mu bayobozi nasanze mu rusengero namukundiye umutima yari afite wo gukorera Imana bitareba inyuma no kwitangira Imana. Kuri ubu ngubu rero Julienne Kabanda yatangije ishuri yise High Hopes rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, abatinze kuvuga ndetse bafite n'indi myitwarire idasanzwe batewe n'ibibazo byo mu mutwe. Reka nkushimire ko kurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Kigali Connect, nkubwira ngo uri ingenzi cyane, kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, hanyuma tujye tubana 5 kuri 5. Dukurikire kuri wa3.kigaliconnect.com ubashe kubamenya amakuru meza, amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi. Nyita Nyawe Lamberto, ariko nk'inama nagira abantu basuzugura by'umwihariko abakozi b'Imana nibasigeho, kuko byonyine gusuzugura umukozi w'Imana ntabwo ari uguhanwa n'Imana gusa, ahubwo hari n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yakugeraho ukabasha kuba wahanwa ndetse bikomeye cyane. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.